Ambasaderi wa Palestina yaturitse ararira mu nteko ya Loni. Ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda, byo hanze y'u Rwanda, byose byanditse no nkuru biyiha uno mutwe. Reka twibande ku kinyamakuru Igihe. Cyateruye kiragira giti Ambasaderi wa Palestina mu muryango w'abibumbye yafashwe n'ikiniga ararira ubwo yari ari mu nteko ya Loni avuga ku bintu bikomeje kuba bibi muri Gaza. Ambasaderi Riyad Mansour yashinje umuryango mpuzamahanga gutererana abanyapalestina kugeza no ku bana bari kwicwa ngo biteye agahinda kandi nibyo kwibazwaho cyane bigakumirwa hakiri kare. Usibye no kuba ari umuyobozi no mubyeyi, yateruye agira ati mfite abuzukuru nzi icyo abana basobanuye ku miryango yabo kandi kureba uko abanyapakistani babayeho tukaba tudafite umutima wo kugira icyo dukora birenze ibyo umuntu yakwihanganira. Ubwo yavugaga aya magambo kandi ntacyo yitayeho, atitaye kuba muri imbere, yewe muri ya mvugo ngo atitaye kuba muca intege, yakubitaga ku meza yari yicayeho ibipfunsi. Ikiniga cyamwishe, amarira azenze mu maso ye. Itegereza no mashusho atarimo amajwi twabashije kubona, afite agahinda ari guhondagura ku meza, atitaye mu nama arimo ndetse n'abayiyoboye. Gusa reka nkwibutse yuko uri kumwe na M Kwizera Entertainment Group, nge wagutegura ikintu kiganiro nkandi kukikugezaho ndi M Kwizera Elize. Kora subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro. Yakomeje yamagana ibitero bigabwa ku baturage b'inzirakarengane yaba abanyapalestine cyangwa abanyayisiraheli, ariko kandi yananenze bikomeye cyane icyo yise ubusumbane ku kuntu isi bafata. Ati nta na kimwe cyasobanura ibitero ku basivile, turi abantu, dutewe ishema no kuba abanyapalestine, dukwiriye gufatwa kimwe nk'abandi bose. Ibyaciriye ahangaha ibyo yavugaga. Yakomeje avuga ku buzima bw'abanyapalestine babayemo uyu munsi ko bwirengagizwa n'isi yose, ko abantu bahitamo ibyo bareba bakirengagiza bari gukora ibikorwa bibi.